tunezerewe turi hano kugira ngo ni mu murenge wa Kanombe Kabeza hano bari tugize amahirwe yo kuba duhari turi abantu batandukanye b'ingeri zitandukanye, hari abo tuziranye n'abo tutaziranye, twese Imana iduhana umugisha. Ubwo mwene data arimo yakira yibwira abantu nanjye yavuzeho ubundi amazina yanjye nitwa Byarugaba Stanislas. Muri minsi ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 4, mbese ngira neza muri minsi icumbitse hano mu Bugesera, mu karere ka Bugesera, mu murenge witwa Mayange, mu kagari bita Gakamba. Ku bazi mu Bugesera ubwo murahumva, ni wese aducumbikiye kandi Imana yaturinze mu izina rya Yesu. Rero twagize icyifuzo cy'uko tumaze iminsi dushyira ibyigisho kuri YouTube hano, ariko twatangire ku bintu bikomeye. Twabonaga ibihe byadusatiriye, nta mwanya dufite, dutangira ku bintu bikomeye. Iryo kosa twakoze muri metodoloji ntiribaho, mu buryo bwo kwigisha ntabwo ribaho. Ubwo ngo twaratarutse dusa nk'abafata nk'uko bafata abana ukavuga uti bo nta mwanya uhari kambigisha kaminuza na segonderi na primaire batarayize. Twagiye twigisha abantu ibyahishuwe cyane, tubabwira ibi bintu mureba bitwugarije, duhera ku bice bya nyuma biheruka, urumva, kandi n'ibibanza batarabyize. Se mwabonye ko ariko bimeze? Bituma rero abantu barumvirana bakajya bataruka, nabo bakabyumva batarutse. Tugize amahirwe rero, Imana itanga agahe k'imbabazi cyangwa agahe tukwiye ndaza kukavugaho ko gushimira Imana, kubura ibintu by'Imana byose ni ku murongo. Imana itanga agahe nuko kugira ngo twongere twicare hasi. Hari umuntu utaragize umwanya wo kubyiga byibyo, erega no kwakira Yesu nabyo bikorwa, nibyo buri wese yisuzuma arebe ko yubatse ku rufatiro, atubatse ku musenyi. Turashima Imana rero ko Imana ntabwo igitinze ibintu byayo. Oya, nubwo abantu ariko babyibwira, nubwo abantu wenda ariko babibona, ariko ntabwo Imana igitinze ibihe. Ntabwo ijya igira wenda ngo ifate gutya igire ibintu yavuze bitinde. Oya, ntabwo Imana igitinze ibihe nk'uko abantu babyibwira, ahubwo igihe gikwiriye Imana isohoza ibintu byayo. Iyo ibona hari abantu batiteguye yatanga kandi gahe. Mbere yuko tujya mbere, ndagira ngo agire umuntu ufata Bibiliya adusomere isomo riri mu Byahishuwe igice cya 7 umurongo wa 1. Nibwo tugira ibindi bintu tuganira tuganiraho tumaze kurivuga iri somo. Igice cya 7 umurongo wa 1, mufate Bibiliya tugiye kujyana kuko amasomo menshi murajya muyasoma. Ntabwo najya nsoma ngo ntere n'ibikirize, namwe murabigiramo uruhare rukomeye cyane. Ninde wageze ongera ijwi, urasa nk'ongera ijwi ko nawe uzi ko hari ahantu ni igice cya 7 umurongo wa 1. Hanyuma y'ibiki? Hanyuma y'ibintu byose bisigaye inyuma, ibyo dusize inyuma yacu. Bahagaze mu mfuruka enye z'isi. Na hano ni mu isi? Hano naho ni mu isi? Yego. Imiyaga mu buhanuzi isobanura intambara n'ibirushya, nibyo? Bafashe intambara n'ibirushya, babifashe nyine babihagaritse. Yego. Kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi. Imiyaga twamaze kuyisobanura, nibyo? Hariya natwe dutuye mu isi. Isi bisobanurwa hatuwe n'abantu bangana iki? Bakeya. Twagiye cyangwa mu nyanja bisobanura ahantu hatuwe n'abantu bangana iki? Benshi. Igiti gisobanura umukiranutsi, nibyo? Buburetse gatoya. Iryo naryo turaza kurigeraho. Turashimira Imana ko abamarayika bagifashe imiyaga. Se mwumvishe umugambi nyamukuru? Aka gahe turimo hano nuko abamarayika bafashe imiyaga. Hari ibihe twanyuzemo guterana gutya bitakwemera, nibyo? Ubu kandi tugiye guterana, dufite sije yo kwiga igitabo cy'ibyahishuwe, tugiye kukiga. Ntabwo byemewe, ariko buriya n'abantu batanze izo commentaire bavuga ko kwiga ibyahishuwe
ntabwo bazi ubwiza bw'igitabo cy'ibyahishura. Yaba bari muri iyi seminari tugiye gukorana bazahava bagikunda. Ntabwo igitabo cy'ibyahishura kivuga inyamaswa gusa, ntabwo kivuga ibya maraya ukomeye ndetse n'inyamaswa itukura. Oya, niba hari igitabo kibaho cyerereza Yesu ni igitabo cy'ibyahishura. Niba hari igitabo kirimo kiranga ubukristo cyangwa se cyatuma umuntu agira ubukristo ni igitabo cy'icyo byagize gute cy'ibyahishura. Ariko abantu bacyumvishe nabi, ukivuga ibyahishuwe bahita bumva inyamaswa. Se turagendana. Erega Yesu ngo ntavuguye. Yesu ni inyamaswa uvuga kenshi muri Bibiliya ninde? Ni Yesu. Ariko ntabwo abantu bazi ko aba mu gitabo cy'ibyagize gute cy'ibyahishuwe. Uyu munsi rero umugambi wacu nyamukuru ni ukubanza kwerereza Yesu. Amen. Abantu bakamumenya. Se turagendana. Bakamumenya, bakamenya icyo akora. Icyakabiri harimo ubutumwa bwiza tuzigamo. Iyo ukivuga ibyahishuwe gusa abantu bumvira inyamaswa bakumva ibyago birimo. Nta nubwo bazi ko iki gitabo rwose kirimo ibintu tugiye gusoma muzabyumva. Turashima Imana rero uko abamarayika bagifashe imiyaga bakabatanza akagahe keza ngo twongere tugire icyo twibaza. Imana izayacu yabwa icyubahiro. Niyo mpamvu umuntu wese uri hano muri teraniro ufite icyazi ku gitabo cy'ibyahishura tumuhaye ikaze. Ntabwo ari ngombwa ngo ngenze nigishe ndi umwigisha nawe waba we. Ntawe uzajya uyica kuri YouTube abantu bakubone n'ab'i Buraya n'abo muri Amerika n'abo muri Zimbabwe n'abo muri Zambia n'abo muri Uganda n'abo aho navuye mu Bugesera n'abo i Karongi aho Jadaba n'aho ba hano mu mujyi n'abakure n'abahafi bakubone. Niba ufite icyo uvuga uyu mwanya ni uwawe. Ntabwo ari ngombwa uvuga ubuhanuzi gusa. Tugiye kwiga turebe Yesu, turebe andi mateka. Ntabwo ari ngombwa ngo bize byitwa ibyahishura gusa. Abantu bavuga ibyo kivuga ibyahishura ubwo yita avuga ati ubwo bagiye kuvuga iby'inyamaswa, ubwo bagiye kuba 666 na kangahe. Oya, ntabwo ari cyo gitabo cy'ibyahishura, ntabwo ari cyo kivuga. Muzasanga ari cyo gitabo cyiza kibaho kivuga ubukristo kandi ndakibatuye kandi ndakibakundisha mu izina rya Yesu. Amen. Rero twagize uyu mugambi, cyo dushimira Imana. Turashima Imana ko abamarayika bagifashe imiyaga, bakaba bafashe imiyaga kugira ngo imiyaga izo ntambara izo mvururu bana mwicare hirya hari cyangwa mujye hepfo gatoya umuhandekere mugire hepfo kugira ngo tubone umwanya wo kugira Yesu. Rero ni muri ubwo buryo twatekereje iki gitekerezo. Cya kabiri, dufite abantu bagiye bahaguruka muri ibi bihe cyane cyane mu bihe bya za Covid kandi bakunda ubutumwa bwiza. Ntibabonye umwanya wo kujya mu nsengero, ntibagiye mu mavuna. Bamwe bari bavuye mu madini, abandi ntayo bagiraga. Bamwe bari bavuye muri ya macaci, bari muri aya matora ari hanze, baza binjira mu itsinda, baza binjira mu bantu b'Imana. Rero ibyo tuzi twe tugira ngo nabo bageze gute barabizi, abo barasigaye. Iyo rero abantu bamaze gutakara nta kindi kintu bakora. Buriya niba Imana itanze akagahe gafata imiyaga, tugiye guhera kuri hasi twiga ubutumwa bwiza. Ko abantu bize nabi kandi umuntu yize nabi uriga ugataruka. Hari ikintu kimwe nashimira Imana mu Rwanda hano dutuye, nta muntu ujya tekinika ngo bimukundire. Gutekinika urabikora igihe cyabyo kikemera, ariko igihe kikazagera bakakuvumbura. Ntabwo nza iyo mpano yo kuvumbura abantu batekinika bayikuye. Jenoside irangiye mu Rwanda dutangiye ubundi buzima bushya, haje iyi leta y'ubumwe, abantu baragiye bajya mu biryogo bacurisha icyitwa perimari. Umuntu agahera kuri kategori A akarinda arangiza harya ya nyuma ni iyihe akageza kuri zose azifite azigendana. Utamuha moto ngo amenye naho batera umugeri. Igihe cyarageze mbese barabavumbura cyane rwose. Izo indyogo zose bazikuye muri Kongo, bazikuye Burundi, ntabwo twamenye aho zigiye, baraziciye ntiwamenye naho kubigeze kugira perimi. Icyo kiravumbuka, abantu baragenda bagushakira diplome. Umva umuntu wagarukiye mu wa kabiri segonderi wasangaga afite diplome ya dogiteri, ari dogiteri afite icyete cya dogiteri. Abo bantu baravumbuwe, bamwe basubira mu mashuri, abandi abatarutse. Umuntu akaba yarigaga mu wa kabiri agahita ajya mu wa gatanu. Abagize gute mbese aya mateka ntabwo muyazi yabayeho. Ubu muri minsi abantu bose bagiye batekinika, bagiye babavumbura, bagiye bagira imirimo, bagize gute bakoze, bitarutse imyaka. Mbese ntabwo urabona uko bibabwiye. Niba muri mwisi babasha kuvumbura abantu batarutse rero bagasota bakigira imbere cyane, niko n'Imana yemeye ko abantu batarutse bakagenda bakagera mu rundi rwego batarize ubutumwa bwiza, bongera bagatangira bagasa nk'abagira ibindi bumva. Cyo dushimira Imana, twe ntabwo turubaza abamande ngo tubabwiye ngo tubakubite cyangwa tubashakire gereza, ahubwo ibyanditswe
bibishyira ku murongo neza, ibintu tukajya muri gahunda. Imana yacu tugire neza mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu rero ubu tutangije iyi seminari ku mugaragaro iyo kugira ngo dushyire ibyahishuwe kuri murongo wa YouTube cyangwa se ku rukuta rwa YouTube witwa guhuma no guhumuka, kugira ngo abantu tuzajyane twese, kuko birava mu mbese abantu babiri bajyana bataziranye batasezeranye, tujyane dusa nk'abajya kureshya. Abazagira amahirwe rero ntibinangire, aya ni amahirwe yabo babonye n'undi mwanya babonye, kandi barabikesha igice cya 7 cy'ibyahishuwe, barabikesha ko abamarayika bagiye gufata imiyaga. Hari imiyaga hirya ahangaha hagomba kuba irimo guhuha, si uko twabitekerezaga, ariko turashima Data twese ko ajya turebera kandi akabigenza neza mu izina rya Yesu. None si cyo kirabarakaje cyangwa kirabanejeje? Abakobanyi bo barimo ko kandi ikigusetsa nubwo bameze gutyo ntabwo biteguye. Oya, ariko ni muhumure, Data twese azabigenza uko bikwiriye kandi azabikora mu izina rya Yesu. Twagiye rero dutangiye igice cya mbere, nicyo ngira ngo tuganire. Dushaka ko tuganira igice cya mbere cy'igitabo cy'ibyahishuwe. Nihagira umuntu urambura ufite uzi gusoma ikinyarwanda neza, tujyane neza tugenda tuganira kuri buri murongo. Dushaka kutayirangiza yose ko ntabwo nzi isaha turi bwihere yo gusoza, ntabwo narebye neza ngo turebe isaha twihaye yo gusoza, ariko muraza kuyimbwira kugira ngo tutaza kugira abantu tubangamira bataha kure. Nuko twatangiye twagiye. Ninde ugiye kudufasha? Yego. Igice cya mbere. Igitabo ngo cyitwa ibyageze gute? Muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 4, nuko nabonye mugenda gahoro, ngewe uhora n'abantu bihuta cyane. Nubwo mureba ndi umusaza ariko ndihuta. Nibyo nimutinde nyine ubwo murarara nzira cyangwa tuzarisoma ejo mugarutse. Daniel igice cya 12 umurongo wa 4, yagira umuntu hadusomera yihute cyane. Wa 4 handitswe ngo nuko Daniel bumbi igitabo ugifatanisha ikimenyetso. Daniel bo bambwe ngo nafata igitabo kibumbe agifatanije iki? None tugeze ku gitabo cyitwa ibyageze gute? Kubumba no guhishurwa ni kimwe. Murumva ko ari ibitabo bibiri bigize gute bitandukanye. Daniel washoje bambwe ngo nabumbe iki igitabo. None Daniel igitabo cye bamuhaye wa Yohana cyitwa ibyageze gute ibyahishuwe. Niho mu cyo cyatubwiye igitabo cyitwa ibyahishuwe. Iki gitabo ro kirahishuwe. Gifatanyije ikimenyetso. Yego. Kugeza igihe cy'imperuka. Kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazaje nushaka uretse gato wewe uwo murongo ngo wumvikane. Noneho watangira ukatubwira neza agasoma tukajyana mukabyumva. None nasoma muri buze kubyumva. Ongera utangire neza. Byahishwe na Yohana cyambere interuro. Byahishwe na Yesu Kristo. Imana yamuhereye kugira ngo Imana yabihaye Yesu Kristo. Nibyo? Imana yamuhereye kugira ngo yereke ibataze ibikwiye kuzabaho mu minsi y'iki? Vuba. Agatuma marayika we Yego. akabimenyesha imbata ye Yohana. Abibwira Yohana, ubwo Yohana arahagaze mu kimbo cyacu. Se turagendana. Uhamya ibyo yabonye byose ari ijambo ry'Imana. Yego. Kwa Yesu Kristo. Yego. Hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi. Hahirwa usoma amagambo y'iki? Hahirwa n'abayumva. Uraburetse gatoya. Amahirwe ya mbere mu iki gitabo harimo amahirwe 7. Irya mbere ngo nabagira gute? Mwaragisomye? Iki gitabo mwaragisomye? Umuntu wese cyane abantu bo mwitsinda bagombye kuba bazi igitabo cy'ibyahishuwe nk'uko ifi bizi mu mazi. Nta ngundi buryo wabwira ifi mu mazi bitazi. Ntabwo ari igitabo tugomba kujyamo oya, niyo mpamvu mureba ukigomba umuntu wagomba kwera gisomye bikarenga kugisoma none akaba yaranagize gute yaranacyitondeye. Siko batubwiye? Mwaragisomye igitabo mwaragisomye? Uyu ni wo mwanya none tubonye niba utanagisomye, none Imana itanze andi mahirwe, atanze indi okaziyo, jya musome wige kandi asige witonde nibigize gute nibikiriza. Kugisoma ni ikintu kimwe no kukitondera ni ikindi. Sasa turagendana. Iki gitabo nicyo gisoza Bibiliya. Nuko ngo gifite ibintu bigomba kwitonderwa mbere yuko Kristo agaruka. Bikitonderwa bigashyirwa ku murongo neza bikurikirana neza. Nicyo gitabo kigomba kwigwa mu minsi y'imperuka. Sasa turagendana. Ntabwo mvuze ko n'ibindi bitabo bitakwigwa, ariko iki gitabo kigeze igihe cyo kwigwa.
nimubona satani arimo kukirwanya ni uko imana ikereka abantu bacyo abantu b'imana bakiga rero niba imana ikeneye ko twiga iki gitabo twagisoma ndetse twitonda ibikirimo abantu batari ko nihagira umuntu wiga iki gitabo muzagigiri oya ubwo tugomba kumvira imana kurenza iki kurenza abantu komeza utubwire mushiki wacu ujya mbere hahirwa n'abayumva yego kwitondera ibyanditswe muri bwo hahirwa n'abagira gute hahirwa n'abayumva abayumva bayavuga cyangwa bakaba babyumva bikajya mu matwi iki gitabo kigunda kugaruka ku isomo rivuga ngo ufite ugutwi kumva nagire gute nuko abadafite aya ngaya naya ngaya turimo kuvuga naya ngaya mushiki wacu arimo kutubwira nayahe matwi bashakeneye kumvisha nayi imbere y'umwuka Yesu ashimwe hari abantu bafite amatwi ariko Bibiliya yaravuze ngo bazaba bafite amatwi ariko batagira gute azaba ari ibihuri batumva ndabasaba imana muri umugoroba ngo abantu b'Imana ari abaturi kumwe ari abazumva ubutumwa bazaba bafite amatwi yumva ibyahishuwe mu izina rya Yesu ko igihe kirageze ahirwa komeza utubwire bakitonda ibyanditswe muri byo igihe kiri bugufiya igira imbere gatoya njyewe Yohana nabandikiye mwebwe amatorero arindwi yo muri Aziya ubuntu bumwe muri mwe n'amahoro biva ku Mana niho kandi yahozeho kandi izahoraho biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka n'imfura yo kuzuka utwara abami bo mu isi udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye yego akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se icyubahiro n'ubutware bibye iteka byose amen si amagambo murayumvishije njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo matorero arindwi yo muri Aziya ubwo hari amatorero arindwi yo muri Aziya avuga tuzatangira tuyige harimo Efeso harimo Simuruna harimo Perugamo harimo Tuwatira harimo Sarudi harimo Philadelphia harimo na Laodikiya nibyo ubu tugeze mu gihe cya Laodikiya ndabandikiye rero ngubu natwe mu rwandiko rwacu n'ubwo rwabuze ariko ubutumwa hano muri biriya bwa Laodikiya ubuntu be muri mwebwe n'amahoro y'Imana be muri mwebwe iri jambo mukiryumva ryitwa ubuntu ngo bugere gute ubuntu ni ikintu ugenda umuntu akakugira neza akaguha igitabo cyangwa akaguha telefone ubuntu buvugwa hano n'ubwo Kristo agira umunyabyaha akamuha impano y'agakiza akiyunga nawe akamubabarirwa nibwo buntu buvugwa se twegerana n'amahoro biva ku Mana bibe muri mwebwe nta mahoro Bibiliya nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Iteka agira gute avuga amahoro avugwa aboneka iyo umuntu akoze ibintu bibiri iyo umuntu yiyunze n'Imana akikiranwa nayo yahize akimuhamwe imbaraga akikiranwa n'abantu yahemukiye uwo muntu abona amahoro yo mu mutima utarakora ibyo ntayafite ugira inzu nziza uzajya wamuhagaritse umutima ugira amafaranga uzajya uyarya Bibiliya ngo bazarya ariko ntibazagira gute ntibazahaga bazambara ntibazashira imbeho si turegerana nta mahoro yaboneka ntayo muzabona muri izi ngo ntayo bantu abafite hari abantu bafite imitungo hano muri iki gihugu tujya kuba twumva ngo yaturitse imitsi y'ubwonko imitsi y'ubwonko igaturika mbese uwo muntu yari afite amahoro muri we reka amahoro aboneka iyo umuntu amaze kwakira Yesu akamutuza mu bugingo bwe akikiranwa n'Imana neza akikiranwa n'abantu uwo nguwo nta mutima umucira urubanza uwo afite amahoro ku Mana mubaro mu gice cya 5 umurongo wa 20 ubwo twatsindijwe n'umuntu wo kwizera afite amahoro ku Mana nta kibazo afitanye n'Imana nta kifitanye n'abagenzi be uwo muntu Imana imuhumugisha kandi bo uri muri abo ngabo na Imana imuhumugisha mu izina rya Yesu andi mahoro yose twavuga yabatangwa n'abantu yaba barimo gusinya hagati ya Kongo ngo n'umutwirwanya yaba mu Rwanda basinya Arusha ntacyo yatanga yaba y'abagabo basezeranya abagore yaba y'abagore basezeranya abagabo yaba y'abakoresha basezeranya abakozi reka atabonekera niba ataraha wayakuye aya ngaya iyo umuntu ayafite n'iyi ntambara yabiriyo azajya avuga nka Dawudi ati no muri yo nzajya ndyama nsinzire mba amahoro ku Iteka ari kumwe nawe Pawulo na Silasi bari bayafite barabakubita muri gereza i Filipi rwose barabakubita ariko uburyo bita gukubita icyitwa inkoni murakizi barabakubita rwose barabakubita bageze muri gereza Pawulo asa nk'ushize impumu gato yabwira Silasi ati reka turirimbe Silasi aramubwira ati reka ushobora kutumvisha ikibazo nawe nacyo ntabwo ati kora aho wumve ongera ukora aho wumve si bari babakubise ku buryo bazanye imibyimba Pawulo aramubwira ati reka turirimbe
bararirimba. Reka nkubwire, umuntu wakubiswe uri muri gereza rwose wamubariza nk'indirimbo. Bararirimba, bamaze kuririmba kubera aya mahoro y'Imana ari mu mutima wabo, inzugi za gereza zirakinguka. Aya ngaya waburaye ari mu mutima ntubimenya ibyo ngibyo, umubiri wagira intege nke ariko umva imbere agakomeza mu izina rya Yesu. Aya ngaya niba utayafite ndakubwiza ukuri ko se turakora iki? Ntago ari yayandi y'abanyapolitiki bajya batubwira oya, aya ni amahoro atangwa n'ijuru. Nizere ko rero niba utaruna yafite inzira se byanyuramo ngo aboneke sinazivuze. Imana itugire neza rero, hamwe n'ubuntu bw'Imana rero, ubuntu bw'Imana bwo butuma twakira ubutumwa bwiza, twakira tukabona aya mahoro. Nuko Yohana atangira avuga ati bibe muri mwebwe rwose. Umurongo wa 4 umurongo wa 5, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ikiranuka, imfura yo kuzuka, utwara abami bo mwese, udukunda kandi watwejejesheho ibyaha byacu amaraso ye. Nuko undi murongo turetse kuvugaho gatoya, turashima Imana ko Yesu, iki gitabo cy'ibyeresho navuga ko kivuga ko Yesu yapfuye ariko kikavuga ko yanazutse. Se turimo turagenana kuba Yesu yarazutse ni amahirwe ku bakristo no ku bana b'Imana. Reka tubishimire Imana ko dufite umukiza wazutse. Uyu munsi yose abatarazutse agahera mu gituro, tuba twarabaye iciro ry'imigani. Tuba twarabaye iciro ry'imigani, ariko turashima Imana ko dufite umukiza wazutse. Umunsi umwe mugabo w'umukristo yahuye n'umusilamu. Umusilamu yarari mu bihugu bibamo abasilamu, burabagira ibihugu bagiramo influence cyane, bino bihugu by'Abarabu, bino bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika. Abasilamu bakunda kuba ari benshi cyane, bafite ari umubare munini, bakomeye, bavuka babuzi n'amategeko yabo murayazi. None ahura n'umugabo w'umukristo, bari abakristo bakeya nk'uko mubona n'ubu ngubu ubukristo bufitwe n'abantu bakeya. Nuko araza aramubaza ati rero twe turakomeye, idini yacu irakomeye ruti yanyu rwose. Aramubwira ati se yego ndabibona, ariko se arongera ngo ati idini yacu irakomeye rwose. Ati ugeze i Madina ukareba hari abajya mujya mwumva bajya ngo gutambagira, ati wabibona rwose. Ati wasanga n'intuza n'imva Muhammad niwiri. Umugabo w'umukristo arabyumvira, aramubwira ati niba ari byo wambwiraga, ati byo rwose twebwe ntabwo wabibona gutyo, twibyacu biteye ukwabyo. Aramubwira ati ugeze atari ko se mwebwe ugeze Yerusalemu wasanga iki? Aramubwira ati ugeze Yerusalemu nta kintu wasanga imva irangaye. Ubu imva Yesu irarangaye, Yesu yarazutse ni muzima. Iya Muhammad aracyari mu gituro. Se turagerana, iza Farawo baracyari munuza mu bituro, izaba kindi bose baracyari mu bituro, ariko imva Yesu irarangaye. Turashimana ko dufite umukiza wazutse. Iki ngiki niba utajya gunacyumva wongera ucyumve rwose. Turi hano kubera ko dufite umukiza wazutse. Satani yo kujya dukubita, wajya kurya watangira gufata ifoke utangiye gushyira mu buryo ko ati ndakwica nkuko shobuja namwishe. Ntukifuze gutsindwa, ariko kubera ko dufite umukiza uduhagarikiye wazutse akaba ari muzima. Turashima Imana ko natwe Imana yaduhinduye ikindi kintu. Umurongo ukurikiyeho nicyo ugiye kubabwira impamvu n'abaye nkuzigamiye. Umurongo wa 6, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Ubu ngubu turi abami, turi n'abatambyi. Se turagerana, nta muntu wigeze agira amahirwe keretse Bibiliya ivuga umuntu umwe gusa, niwe wari umwami w'Isalemu, bamwitaga Melikisedeki, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose, niwe wagize ayo mahirwe. None natwe uyu munsi turabami n'abatambyi. Ariko sinzi namubyumva cyane niba bibarimo cyane niba ngiye kubateramo muri umugoroba, kuko nshatse gukoresha ikizamini ngo menye ko bibarimo ntabwo byangora. Naha abantu akanya bagapfukama bagasenga, yatangira avuga ati umuja wawe tukarya rugo yawe, tumusekirite wawe umva. Ubundi risomo mwageze muri somo ngo abaki abami n'abatambyi. Abami n'abatambyi ntabwo ari abaperezida. Perezida Mandela arangira bakamukuraho, akagita ajya bakiyamamaza undi, akajya bamutumira mu biganiro mbwirwaruhame, akajya areba intebe yahoze agira gute. Umwami rero we yabaye umwami ayivanwaho n'urupfu. Urumva aho umwami atandukanye na perezida, kandi we ivuyeho isigarwaho n'umwana we. Rero perezida iva mujya muri gereza
ntabwo twe turi abami rero ntabwo twe turakomeye ntabwo twe dushyirwaho n'amatora ahubwo twari imitwe igihe se duhaga mwuka wera akadusukaho mwuka wera nibwo twabaye abami kandi tuba duhindutse n'abaki n'abatazi ariko njye ngira ikibazo nubwo mu mbwenga amena kuba mu mbwenga amena ni bandi banyuze mu idini y'abadivantisiti babatijwe mu badivantisiti bari hano mugire mucyo turebe sindi hafi mwese mwara b'abadivantisiti namwe mwese mwongere mugire gutyo mu mano mbone ndubabwiye muzamure mu mano gutyo mubwiye reka mpere kwimbuka mu inshuti yanyu mugiye kuba mu badivantisiti abatambyi ko bahabwaga kimwe 10 barakiguhaga mwese umutambyi ngo ntiyari yemerewe umutambyi yahabwaga kimwe 10 we barakiguhagaho nana biceri bigeze baguha nubwo bakwishyuriye inzu nubwo bakuzane kuri kimwe 10 wabyewe nawe baguhembe none se gute twara abatambye gute nawe ntabwo wari umutambyi ubutarabagaho gutyo bakajya bagabana umuntu bagira ikintu bagusigira nawe niko byakugendekeye iki ni ikinyoma ndashima Imana ko Imana ishyize ukuri ahagaragara buriya mu bintu abatambyi kuko nabo nta gakondo bagiraga mu byo basabwaga ntibatangaga kimwe 10 ese tumwe turagendana kuko nta icyo bari gutanga nyine n'icyo bagira n'izi ni gute niba turi abatambyi birirwa baduhagata bagize kugeza n'ubwo batubwira ngo turavumwa wamuvu ashaka kuba umurongo batarawusohoye batwibeshye igihe gikwiriye gisohoye batwibeshye Petro turagena batwibeshye bari kudashima n'Imana ko yatubatuye abo turimo mwabumvishije uyu mugabo umwe yajyaga agenda ukabwira undi atuze code tubavuze code uyu munsi niba nuko ndi burara ahangaha ntabwo ndi butahe umba ndi butahe ari kugera mu rugo nkambwira madamu ubumbuze icyo mvanye ku kabera mavanye irindi peti nari kuri mubwiye uyu munsi ku biro nari mfite ntabwo ari bubure nka 2 byongeraho ntahanye ipeti ry'uko mu mwami n'umutambyi mbese nawe byamaze kwinjiramo rero ndashima Imana rwose Imana twambura ubushwambagara twambura uburyo twabaye twambura ubuja twavanye hiryo ngiyo n'ubugaragu bose uyu munsi ibibiri bwayo duhizezerane ko Imana yacu yaduhinduye abami n'iki n'abatambyi twaturi abami nta nubwo arubwo twahawe ngo bazabutwambura ni Kristo wabuduhaye mu nama y'agakiza arasinya akozamo ikaramu arasinya ko tubaye abami n'abaki n'abatambyi Yohana nabyandika igice cya 1 umurongo 12 abamwemeye bose bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki b'Imana ndashima Imana ko uyu munsi turi abo umuryango ukomeye twa turi abatambyi n'abami Imana yacu yabwa icyubahiro rero ubwo mugabanye stress abari bafite ubwoba nuko ntabwo iki gitabo gitangira kivuga ibintu gitangira gifite amakuru meza umva murongo waho dore arazana n'ibicuka n'amaso yose azagira gute azamure ndetse n'abamucumisa icumu bazagira gute bazamuborogera kandi nanone amen Yesu hari amasomo amwe ari muri Bibiliya atubwira ko Yesu azagaruka ngo dore arazana n'iki ntabwo abantu babyemera atabyemera Yesu azagaruka kuza ko ni ihame rigira gute ubu isi yose yamaze kubivamo ko Yesu atazagaruka n'abadivantisiti ubwabo nyirizina bemera ko Yesu azagaruka ariko ijambo vuba bagize gute barikuyeho cyatuno turagerana ibyo n'abagatulika ariko babyizera hari ndi mutwa turi mu mugaturika ngo kandi azagaruka gucira imanza abazima n'abageze gute ariko kera wazahora ikinyejana gihora kiba ngo azagira gute ntabwo bashaka ko ijambo vuba ntibashaka kugira ngo bagire gute barigema ariko twe twemera ko Yesu azagaruka vuba araza bidatinze kandi ibimenyetso byo kuza ko biragira gute birimo kugaragara se tunatogerana niba hari n'ijya abantu batabibonaga ariko none turimo kubibona nta n'umuntu ukibyereka undi nta n'umuntu ukibyigisha undi utararangiza kureba kimwe n'ikindi kiba cyageze gute kiba cyaje ntabwo tukibyumva muri Amerika ntabwo tukibyumva ku mundi mugabane ntabwo tugomba kubitubwira babirebe kuri satelite mbese naho dutuye birahari ni kugira ngo mubyumve neza nta kintu umuntu wihuta cyane ajye muri Daniel igice cya 8 se murahagera mutashe Daniel 8 Daniel 8 umurongo wa 23 nuko rwose
handitswe ngo igihe ubwo bwami buzaba ikizababwira ko ubu bwami bwa satani buzaba bwenda gushira Kristo akagaruka dore ikizabibabwira abanyabyaha bazaba bamaze gukabya gukora iki gukabya umwami w'umunyamwaga wowe buretse gato kugera ku mwami w'umunyamwaga abantu bari hano tujyane ni ikihe cy'abantu batakabije ni ubusinzi mbese bwafashe indi ntera abantu baranyweye banywa inzoga barangije zirashira banywa n'inkorano mva hari umugabo twari duturanye baherutse kumufatana ibidobo binini cyane byuzuyemo inkari yagendaga zigura n'abantu muri karitsiye yagize akazivangamo yacuruzaga n'ibutike nini cyane irimo za nzoga bita ibyuma murazizi zateye nuko rero agakora izindi akavangamo byose akabivangavanga ni muri ubwo bushakashatsi nuko baramufata yari afite akamashini bafata amazi rero kuri robine agashyira muri icupa ryanditseho niri agapfundikira abantu bakagura muki nuko abantu baza kubwira surufoti nyamara muratashye birarangiye bati business yanyu barayinjiriye nuko abantu baranyweye bamwiza amatafari bamwiza ikoze muri kimbazi hari umugabo hari iwacu ugeze gukora inzoga akora ubushakashatsi aragenda afata ibintu bita tineri ni umuti bavanga mu irangi yumva ukuntu uhumura guhumura nka karukoro arabati ibintu babikoramo inzoga yabigikenya arayikora abantu barayinyweye ababinyweye bose wamwagaho yarapfuye hari umugabo umwe twasenganaga apfuye mu divanisite igihe abantu batangiye gukabya gukora iki ni abasambanyi batakabije umva batangiye basambana biroro baragenda byo bumva ntabwo bibanyuze baragenda birara mu twana dutoye umuyu nguyu narenga iki gipangu irebe narenga iki gipangu cyangwa se wiwe numva amashitani ariho ntabwo amenye ibiyabera twize kumva inkuru bayivuga kuri radiyo Rwanda nuko hari yegereje igikuba rwose ara mu biryogo ko duturanye nawe hafi yaho nabo hari kure cyane hari umugabo ufite umudamu wajyaga byuka akajya gukaratara mu nkunda amahoro ajya gushaka imibereho y'urugo umugabo agasigara mu rugo agasigara utwana nk'utu utwana nk'udukobwa tubiri dutatu kamwe kari gato cyane utundi tujya tugimbutse ari dutoya agafata kamwe agahindura umugore akongera agafata kandi umugore agiye kubibona asanga byararangiye avuga ati nasize umugabo mu rugo abadayimoni igihe bazaba batangiye gukabya gukora iki ibyo ntibyabanyura barahindukira batoya aby'abana baba abakobwa baba bakuru abatoya tubivuyemo tugiye kwadukira abagabo se turagerana uba abagabo mw'iki gihe nkanjye w'umusaza w'umunyantege no gutaha kare ntabwo nagorobereza abandahira kurahira no beretse kugenda ndimo ngenda mu mujyi wa Kigali muri bira bice tuyo za Nyamirambo hari akantu k'agakorodoro gutya mbone bigabo bibiri nabone barangeze barashaka kunyamba naho byari birimo gukora amahanga bimbonye birashwekura birirukanga kimwe cyanciye buriya kirimo gufunga amapantaro byari birimo kugira mbone kindi kirirukanze ndabone isi irarangiye barabatinganye uwo mugabo ni ufite ikibazo ko ufite akana k'agahungu n'ukugacunguka kagenera no kwikofa bakarangiza hano hanze bimeze nabi ubwo abandi badukira amatungo mujya mubyumva mu mutara bakerekana umuntu ngo yafashe ingurube undi yafashe inka undi yafashe ihene nuko bimeze igihe abantu bazaba bakabije gukora iki n'abarozi umva noneho uburozi burimo kugera kuri telekomande no ku muryango urabuhasanga no mu kirere barabwohereza ni ikirenga n'umwungiri cyaha kitakabije abicanye abagabo bamaze abagore bamaze abagabo ntabwo tuzi ikintu cyateye iki ni ikimenyetso cyerekana ko ubwami bwa satani bwenda kugira gute bwenda kurangira igihe abantu bazaba bakabije gukora ibyaha umva amafaranga nushaka umva kuyararana mu rugo baraza bayatwara bayashyira kuri banki bakayiba abahakazi bakakwinjira neza kuri telefone bakayatwara ntabwo tuzi ikintu barimo kare ntabwo uzi n'ikintu ari mu kintu mumbwira icyo abantu batakabije ibyo kwambara ubusa byo murabizi abantu bambara ubusa rwose abakobwa bagendera aho ngaho umwe muri bo yaratubwira ati rogaride santushe ujye ureba ariko ntugakoreho sizi ko wambaye gutyo umugore ati ujye ureba nyine mujye mureba utari ko nimwagiye mureba iki nta kindi wabikora nta kindi wabikora iyo guteka mutwe ubujura nta igihe abantu ongera usome iryo somo neza abantu baryumva igihe ubwo bwami buzaba bumaze ikizababwira ko ubwo bwami buzaba bwenda gushira dore ikizabibabwira Kristo akagaruka dore arazana n'ibicuka n'amaso yose azagira gute ikizababwira ko azaba yenda kugaruka dore ngiki igihe ubwo bwami buzaba bwenda gushirira yego abanyabyaha bamaze gukabya umwami w'umunyamwaga oya ngo abanyabyaha bamaze kugira gute bamaze gukabya abanyabyaha bamaze gukabya by'umwami w'umunyamwaga babyihoretse hari tuzakugura bidusomeye Yesu ashimwe
byatujyana mu yindi si. Iki nicyo kimenyetso cya nyuma simusiga cyerekana ko ubwami bwa Satani bwenda kugira gute, bwenda kurangira, nuko nta rutangira ubu. Za leta zabuze icyo zikora, zabuze nabo zabuze bazananirwa gosha ibyaha by'ubugome n'ubusahuzi. Abantu guteka mutwe bwariyongereye, ubutubuzi buriyongera, abarozi bariyongera, abajura bariyongera, umva ibintu byose biriyongera. Ikizababwira ko ubwami buzaba bwenda gushira nuko bimeze. Kurya ruswa rero byo byariyongereye, birimo mu nzego zose abantu bararya ruswa, abakomeye n'aboroheje, ntabwo nabona uko mbibabwira. Ni iki kizababwira ko ubwami buzaba bwenda kugira gute, buzaba bwenda kurangira. Se namwe wanyu murabihabona nuko bimeze. Nayo makuru niyo mpamvu amagereza yuzuyemo abantu abatarabonye uko bafunga, abaturutse bagize gute. Hari byamaze guhinduka umuco, ubujura, kwiba kuri telefone, kwiba mu bucuruzi, kwiba mu buteka mutwe. Ikizababwira ko ubwami bwa Satani bwenda kurangira nuko abantu bazakabya kugira gute, gukora ibyaha. Nuko rero niyo mpamvu Yohana arazana n'ibicu, kandi amaso yose azagira gute, azamurera. Ndashima Imana ko iri hame rirumvikana neza. Hari abantu benshi babivuga ukundi, bamwe baravuga ko Yesu azaza mu ibanga. Hari indirimbo twajyaga twumva bavuga kuri radiyo, sinshaka ariko namwe mujye mwumva, bataro bazafata za kamera, batazafata za telefone za sona, ngo bavuga ati itorero ngo azarijyana mu ibanga. Oya, azaza abantu bose bazagira gute, bazamubona. Azamureba. Ntabwo Yesu azaza mu ibanga, nazari ibintu bizahagarara, izuba n'ukwezi bizahagarara. Sibyo bitanga igihe, bizabanza bihagarare. Yesu abanzaze ku buryo abantu bose bazamubonera icyarimwe, n'abamucumise 10 bazagira gute, bazamubona, kandi bazavuga ati dore Imana yacu twategereje igize gute, ituzaniye agakiza. Rero ntabwo Kristo azaza. Icya kabiri, ntabwo Yesu azaza ngo abantu bafate telefone babone uko bahamagara, ngo bahamagare bati aro dore rwose itoro ryagiye. Oya, impamvu nuko buriya telefone zikoreshwa na satellite zirana mu kirere, nibyo, kandi satellite nayo ikoreshwa n'izuba. Izuba rizaba ryahagaze, ukwezi kuzaba kwahagaze, n'imigezi ntabwo izabitemba, kuko imigezi itemba kubera ko izuba ryagize gute, ryakoze. Icyo gihe rero Yesu azagaruka ku mugaragaro, amaso yose azagira gute, azamureba. Abantu babyemera batabyemera, Yesu azagira gute, Yesu azagaruka. Turashima Imana rero ko rwose ibi birumvikana kandi ibi birasobanutse. Nuko niyo mpamvu ntabwo igitabo cy'ibyishogura kitangira kivuga iby'inyamaswa gusa, ngo abantu bakuka umutima bati ubwo karabaye, bati inyamaswa ubwo bati turashibo yawe turarazana n'ibicuka, n'amaso yose azagira gute, n'abamucumisa icumu nabo bazamureba. Ntabwo dufite umwanya munini, ariko ndashima Imana mu bantu bazabona Yesu harimo abantu bagiye bavuzwa amazina mu ntambara ikomeye. Muzabasone neza mu gice kivuga ngo gutaburwa k'ubwoko bw'Imana, nuko muzababona neza. Harimo Pilato. Se turagera, harimo Pilato ubwe azazuka arebe Yesu wa wundi yakubise imikoba, kubera ubwoba azamureba. Harimo babasirikare bamuteye amacumu, nabo bazagira gute, bazamureba. Harimo abandi bantu bagiye bajujubije abana b'Imana, barimo bitwa ba Nero, barimo bitwa bande bose, ba Herode bisha. Abo bose bazazuka baze banze bamurebe, nibamara kumureba bongere bitwe n'ubwiza bwe, ariko bamubonye. Rero iri somo turaritegereje, ariko ibimenyetso byabo byose no kugaruka, kandi amoko yose yo mu isi azamurogera nanone. Amen. Yesu aravuga ati ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Niko umwami uvuga, umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho iteka ryose. Imana yacu icyubahiro. Igice cya mbere rero ndagira ngo duse nkabihuta cyane, iminota yacu yashize. Ngewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu Kristo, nari ku kirwa cyitwa Patimosi, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi renga nk'iry'impanda rivuga riti, icyo ubona ucyandike mu gitabo, ucyohereza amatora 7 yo muri Aziya, yo muri Efeso. Dore bayarondoye hano hepfo, ariko Yohana avuga ikintu gikomeye cyane. Icya mbere, Imana yagiye kumuha iriyerekwa, iri mu ahantu cyitwa ku kirwa cy'Ipatimosi, ahantu bari baramuciriye kubwo ubutumwa bwiza yari yaraciwe. Bamucira ku icyo kirwa, cyari kirwa kibi cyane, kibaho impfu, abantu babaciraga bose bapfaga, inyamaswa zibariye, abandi bakicwa n'imibereho mibi no kubura ibyo kurya. Yohana niwe yarari, bategereje ko nawe azapfa, nyine bakumva amakuru ko yapfuye. Maze ari ku munsi w'umwami. Uyu munsi w'umwami uvugwa muri Mariko 2:20, avuga ko umunsi w'umwami ari Isabato. Yesu ashimwe. Ubu hari ku Isabato rero. Icya mbere hari ku Isabato. Isabato ni umunsi w'umwami wacu. Se turimo turagerana.
icya kabiri Yohana iki gitabo cyeretswe ari byanditswe rero ngo yarari mu mwuka, ngo yarari hehe, nuko ngo umuntu utari mu mwuka ntashobora kumva igitabo cy'ibyahishura. Kare uwo tumukura inzira ku murimo. Niba ushaka kumva igitabo cy'ibyahishura uzabanza usaba Imana ngo umwuka we, uwacyanditse yarari mu mwuka, n'abakiga bagomba kuba bari mu mwuka. Bajya mu mubiri ntabwo bazabyumva. Cya kabiri urumva neza hari ku munsi w'umwami, nuko Mariko igice cya 2 umurongo waho Yesu yarabwiye abantu aravuga ati rega mumenye ko Yesu ari n'umwami w'isabato. Se tunotoregerana rero kubera ko Yesu ari umwami w'isabato, iki gitabo cyatanzwe ari ku isabato, nuko isabato icyo gihe yari itagira ikibazo, yari kiruhukwa n'abantu bose. Imana rizi ko izabyara intambara, n'ubu ngubu isabato, intambara y'isabato hagati y'isabato n'indi minsi iruhukwa iragize. Iyi sabato bana b'Imana muyikomereho, muyishikameho, kandi Imana idutabare turushaho kwiyumva kurenza uko twayumva mu izina rya Yesu. Hari urujijo Satani yagiye ateza ku kintu icyo ari cyo cyose. Buriya ni uko mutabikorera ubushakashatsi ngo murebe, tuzabivuga tuzabishyira ahagaragara n'umuhumure, ariko Satani yamaze guteza urujijo ku kintu icyo ari cyo cyose. Reka ntange urugero ku isabato rero ko ariyo mvuga, ibindi mbe mbyihore tuzabivuga mu mwanya wabyo. Hashize imyaka 32 n'itatu ubwo mu bindi bihugu yose sinzi iyo bamaze, ko mu Rwanda n'imyaka 33 hatanzwe itegeko ku isabato. Iyi ngiyi twatangiye ejo tuzakomerezaho, ihinduka konji ya leta, kandi ku cyumweru akaba konji ya leta. Si iminsi 2 bwo kuruhuka. Hari n'indi tsinda rero ko ibyuma si ukubona bitabafashaho cyane ko naryo rihari murarizi. Ubwo nuko ngo ibyuma bayisa ikonji ya leta, isabato baye konji ya leta, no ku cyumweru habaye konji yande ya leta. Mutega amatwi munkurikire neza. Ubwo nuko ngo hahise akarengane kariho kaba kavuyeho, uruka isabato akaba umwana w'Imana ntagira n'ikibazo na leta, uruka ku cyumweru nta kibazo na leta. Ariko target neza nyirizina y'inyamaswa turwanye nayo duhanganye nayo nuko umunsi umwe ugomba kuzavaho agasigara undi. Sasa tunotoregerana ari bwa buryo bwo kumenyereza abantu. Ubu buryo Constantine yigeze gukoresha muri 320 gutyo kugeza muri iyo myaka yiwe yigeze kubukoresha, atanga itegeko ko abacuruzi, abacamanza, abategetsi, abasirikare, ababaji n'abandi bose batangira kuruka umunsi w'icyumweru, ariko abahinzi bakaba bihoreye bakabuza kuruhuka nta kibazo bashaka ku isabato wende bakajya muri bakwibiza ku cyumweru bajye baruhuka nta kibazo bakakora, ariko abarubanda rugufi. N'ubu rero itegeko ryarongeragaruka, muzarebe neza mu byitegereza, muhumuke murebe muve mu birori mwareberagamo. Kuva uyu munsi ubu ngubu ukonje yatangiye, ejo zirwa ari konje, amakwabe, imipira ibe n'ibindi birori byose bibe, nta kibazo azaba ari kuri konje, nta kibazo ntabwo uzaba yisha akazi ka leta. No ku cyumweru bizongera be gutyo. Abantu bamaze kumenyera, mbese n'abadivantisiti inkubiri bayigiyemo nabo niko bimeze rwose, bayigiyemo nabo bararuhuka. Bamwe duhura no gukora siporo, abandi rwose kuri niyo barakinga, kuri field barakinga, amashuri arakinga, muri makeya ku kagari barakinga, ku murenge barakinga, ku karere barakinga, ku biro by'intara barakinga, ministeri zirakinga. Nuko muri makeya umunsi w'icyumweru wamaze kumenyerwa kuruhukwa, ndetse ukaruhukanwa n'umunsi w'isabato. Se tunotoregenana ni uburyo Satani yakoze bwo kwanga amenyereza abantu babe babimenyera kwa ngo nibavanaho umunsi umwe azababwira ati ariko ubundi murarwana n'iki byose mwajyaga muruhuka, ariko bibatwaye. Ni Satani wakoze iyo operation, ni wiri inyuma. Nubwo abantu b'Imana bande babyungukemo akaba umwanya wo kuruka isabato, ariko nagiye mbabwira ko kizaborohera mu kujya mu ruhande rurimo abantu benshi. Ndashima Imana rero ko mbibabwiye hakiri kare. Ibi bintu Bibiliya mu kuva igice cya 20:8 mu minsi 3 tugira gute ujye ukora. Uyu munsi umuntu w'Imana wavuga ku cyumweru yigwe yicaye ngo yarekipeye ngo bamuhaye oya niba guhana konje uzajye kugura isambu umuntu arugiye guhinga. Cyaturo turagirana niba banaguhaye konje akaba ari konje ya leta, ujye ugura n'irange wiri gusiga iyi nzu uyivugurura, ariko ukore ujye ufata kupa uri gukupa mu rugo, ukubure, umese, utunganye, ukore. Nta muntu wigeze abwira abantu ngo ku cyumweru bajye baruhuka. Ni umutego wa Satani abantu bagize gute baguyemo, yarabamenyereje nkuko mureba yabanje kutumenyereza. Arabanza azana ifaranga rimwe. Ninde umuntu uri hano muri mwebwe utarakira amafaranga yo kuri mobile money? Ninde utarayohereza?
nashyira urutoki hejuru nyine tugende twepure tuve muri ibi bintu. Ninde muri mwebwe udafite irangamuntu uzazindi batanze mu minsi ishize twari dufite z'ikoranabuhanga, mbese iryo buryo ntiririmo ngo ririmo ryose kabutinde. Ninde muntu utarayifite nyine ngo ajye agenda bagende ayayitunze kandi irimo umugore kandi atagaragara, irimo abana batagaragara, irimo ibyangombwa by'ubutaka bitagaragara, mbese yari yoroshye. Ni uburyo Satani yabimenyereje ngo nabikura abantu bazatyoberwa ibigize gute ibibaye. Ndashima Imana rero ko abana b'Imana badakwiye kugwa muri uwo mutego. Uyu munsi iminsi 6 mujye mukora, ku cyumweru umunsi w'akazi, isabato no umunsi washyizeho kuruhuka. Nta muntu wemera kuruka iminsi 2 ngo leta yatanze. Oya, niba utanagira n'akazi kwa ku cyumweru ujye ureba n'umukene ujya guhingira, ujye ufata n'intuza n'igifuka, umva umwanya amafaranga ari kujya mu kinamba woze imodoka nk'ingi uyoze, nurangiza ukora akazi niko byanditse mu 6 ugira gute ujye ukora. Ninde muntu wategetse iryo tegeko? Ni uburyo n'umutego Satani yakizemo abantu ngo abamenyereze kuruka iminsi 2 kugira ngo navana humwe bazasanga n'undi baragize gute barawumenyereye. Murabe maso ntimuzagwe muri umutego. Imana izaturinde mu izina rya Yesu. Amen. Ni gute abantu ibi bintu batabibonye? Musi umwana Sabato no umunsi w'umwami, nta hantu Bibiri twemera kuruka iminsi 2. Ukubona abantu babishonye ngo nabwo habaye konji akakonje ko ninde babwiye ibyo ni ibiki nibyanditse hehe tugenda kuri handitse ngo we ntabwo rero ko umutego baguteze, ntabwo muri ko umutego bateza abana banyu. Rero niyo twaba duhagarariye ahangaha ibinota dufite ntabwo twemera gukomeza, ariko naka turagashimira Imana. Umuntu ushaka igitabo cy'Ibyahishwe akakimenya jato azajye akwiye kuba ikintu cya mbere, akwiye kuba afitanye isano n'uyu munsi w'umwami, nibyo icya kabiri agomba kuba ari mu mwuka. Turimo turagendana ubu utari mu mwuka azabyiga ariko ntabwo azabimenya. Umwuka w'Imana ari muri wowe, niyo mpamvu n'abantu babyize birabayobera. Igitabo cy'Ibyahishwe ni ibyahishwe ariko babiri ibyahishwe byagize gute byababereye itatu. Noneho rero uko byigira imbere, uko bigenda bikomera, uko bigenda bisohora, ahubwo ngo babyumve, ahubwo n'utwo bari bazi twagize gute twarasibana. Iki ni ikimenyetso cy'uko nta mwuka wera bari bafite. Bajya kugira mwuka wera babyumva. Wowe wavutse abantu barabashyiriyeho kuruka iminsi 2 ngo ni konje ya leta, wagira ngo ni ikintu cyiza babonye. Abantu bose bamenyereye kuruka uyu munsi isabato yikonje yaza muri abantu runaka sine minota yadushiranye. Mbabwire ko mu kanya mugiye kubona batora umurongo wasuriyo bavuye, ariko bamenyereye kunamba ku munsi w'umwami wacu abazaruka mu izina rya Yesu. Kandi iki ni ikimenyetso cy'uko mu gihe cy'itorero rya mbere, igihe cya Yohana, isabato yari ikiruhuko. Turagera abavuga ko Yesu yayikuyeho ngo yibambye ku musaraba, icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko Yesu aba yibambye ku musaraba, Yohana ni kuba kiruhuka. Nubwo yari ari mu bihe bigoye, ari Patimo, ariko yari akiruhuka isabato. Yesu ashimwe. Igihe kizagera wenda ushyirwe mu nzu y'imbohe, ariko umuntu w'Imana ntabwo isabato yabonga biyobera. Nakiri ubuhamya bwinshi bw'abantu b'Abadivantisiti bavuga ko bagiye bahunga muri 1994 ngo bakajya baberwa igihe isabato yabereye, bagahunga no ku isabato ngo bikoreye inkwi n'inkono, ntumenye ko isabato yagize gute yabaye. Yesu yari yaravuze by'intambara zari zigiye kuba muri Isirayeli, aravuga ati musenge cyane iminsi yo guhunga kitazaba ari ku munsi w'iki, kuko ku isabato guhunga ku isabato rigiye turagera wabyo guhunga mbere yayo yagira uko ufite ahantu tuvura nyine barabiyoberwa. Rero ubwo nuko byabagendekeye, ariko umuntu w'Imana nyirizina ufite umwuka w'Imana, nubwo yaba ari muri gereza yo munsi y'ubutaka, isabato ikaba yamenya ko yabaye mu izina rya Yesu. Nubwo yari mu bitaro mbese yabimenya, nubwo yaba ari mu ngorane yabimenya. Ni gute abantu bagize ubwo bari ndegera kugeza ubwo isabato bari babimenye ko yabaye, bamenye ko yabaye kugeza ubwo. Yohana yarakiruka isabato. Rero abavuga rero ko isabato ngo yashyinguranywe n'urupfu rwa Yesu, ngo yarangire ku musaraba, iki ni ikinyoma cyambaye ubusa. Imana idufashe. Yohana muri 98 yarakiruka isabato,
kandi iyi sabato yari igikomezwa rwose nk'uko bikwiriye. Rero iki gitabo, iki gice cya mbere kigenda kivuga ibintu byinshi, ariko turasoreza ahangaha, turasoreza ku murongo, tugiye kukinyuramo dusoma, nta bintu byinshi bya commentaire ntanga. Umurongo wa 12 nongera ngo nsome, nuko mpindukizwa no kureba ijwi, numva no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza 7 mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu ku gituza. Umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama cyangwa sheregi, n'amaso yasaga n'ibirimi by'umuriro, ni Kristo y'umwana w'Imana. Ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke watunganijwe mu muriro wo mu ruganda, n'ijwi rye rimeze nk'iry'amazi menshi asuma cyane. Mu kuboko kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7, kandi mu kanwa ke havagamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi. Mu maso yari ameze nk'izuba rityaye. Yesu mu kuboko kwe yari afite kw'iburyo yari afashe inyenyeri 7. Inyenyeri 7 ni abayobozi b'amatorero. Ubwo uhereye muri Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatira, abayobozi b'amatorero bose Kristo ni ubayobozi. Ariko araba batayoboye. Yesu ashimwe. Hari abayobozi bagiye bava Kristo atakorana. Kuko Kristo nubwo yarafashe inyenyeri 7, yarafashe Nahabu na Yezebeli yarabayobora. Hari abantu Kristo atayobora rwose, biyobora ubwabo bagakora ibyo bashaka, ibyanditswe byera babivuyemo, umwuka w'ubuhanuzi bawuvuyemo, barakora uko babyumva, bagatwera Kristo ngo azabayobora. Oya byanditswe bati musanga amategeko y'Imana bihamya. Yesaya 8:20, nimutavuga iwanjye n'iryo jambo nta museke uzagira gute abo ngabo rero ngo Yesu bayoboye. Cyakora hari cyo Yesaya yavuze, ati abagore 7 bazaza bikubita imbere y'umugabo, ndavuga Kristo, bamubwira ati tuzishakira ibidutunga, amafaranga tuyashaka, mishara tuyishakira, ariko reke tukwitirirwa. Icyo cyo cyashoboka, ariko nta bayoboye. Ubu ushaka bene wanyu bene wanyu bajya mu rwunge rw'amadini, Kristo arabayoboye. Bajya mu mpuzamahanga, Kristo arabayoboye. Barimo kwandika bati ubutinganyi ntacyo butwaye, ati umutinganyi ni umuntu nk'ubundi, ngo ni Kristo uyoboye. Tubimutwerere ngo niwe ubiyoboye, niwe ubiri inyuma ubiyoboye. Imana niko barimo kumutwerera bati akuma ka microchip isi yose yatangiye guhindira umushyitsi imbere yabo. Baroki barimo kukavuga, bamwana afunze barimo kukavuga, isi yose yakangaraye. Rwose babwoti imva ntacyo gatwaye, nakuma kazatanga amakuru nk'iyo mwayo ubuganga ntacyo. Ubwo ni Kristo bayoboye. Ibyo bintu ni ubiri inyuma. Ndakurahiye. Reka. Bakabazabwira ati mwumve mbere sinigeze kugira ngo sinigeze kubamenya. Reka muramenye. Ashwi ntihagire umuntu bimutwerera. Cyakora umuyobozi wemewe kujya mu butwari bw'ijambo ry'Imana, akwemera kumvira Bibiliya n'umwuka wayo, uwo Kristo amufashe mu kuboko. N'abagiye bakigira umugende barabayoboye. Icya kabiri, mu kanwa kavagamo inkota ityaye impande zombi, ifite ubugi impande zombi. Iyi nkota ni ijambo ry'Imana. Niba utakigira ijambo ry'Imana muri wowe, niba Kristo inkota y'ijambo ry'Imana itakigera muri wowe, ngo ikebe igira ikikeba muri wowe, igira ikitunganye, igira ikibiro ku inkota nyine ikibereyeho no gukeba, hariya biriya bikajya hari ibindi bikajya hariya. Nukuri mu Baheburayo igice cya 4 bavuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota nzima. Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Uyu munsi ijambo ry'Imana ukora kubiri naryo, iri somo ntirikureba. Iri somo ntirikureba. Wongera urebe niba ijambo ry'Imana ukiryiga rikakubera inkota rigakeba. Abantu benshi ntabwo rikibakeba, ntabwo rwose bakigira. Nuko Yohana amubonye amwikubita imbere nk'upfuye, anshyiraho ukuboko kw'iburyo, arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi uw'imperuka, kandi nduhoraho. Icyakora narapfuye, ariko none mporaho iteka ryose. Haleluya. Ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye. Ndashima Imana ko Kristo twakurikiye niwe ufite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Yaba atari uzifite ntabwo twaba tukiriho, ariko kubera ko ari uzifite nimuze turidegembya, turarya tukaryama, n'ejo buzacya. Sabato nziza.
n'ejo tuzaba turi mu isabato, n'ejo tuzongera duhimbaza Imana, no ku cyumweru tuzaba tukiriho, na rendi tuzaba turiho, n'umwaka utaha tuzaba turiho, azagaruka tukiriho, turabimushinga. Yesu ashimwe. Imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu nibigize gute? Zifite. Yesu amaze kuzuka yabonekeye Mariya aramubwira ati mujye kuzuka n'ubugingo. Cyakora genda ubwire bene data nuko urazutse. Imfunguzo ni Yesu uzigendana. Ntabwo Satani yemerewe gushyira umuntu aho ashaka. Kristo atabanje gutanga koro. Kristo niwe ufite urufunguzo rwa nyuma, niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe no ku bwanjye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bajyaga bagutera ubwoba, dore ko igikangisho nta kindi badukangisha, tuzabica, twakwica. Uyu munsi bamenye ko bitashoboka, ko ari ugomba gufata ijambo rya nyuma witwa Kristo. Nakwica. Ariko ubundi mbabaza ikibazo, umuntu umwe bigeze kumubwira ati twakwica, bamuterwa ati twe tuzanabica, aravuga ati ariko rero icyo ndacyumva n'igihe mwagikora kikemera. Ariko aravuga ati muzambuza kuzuka. Ntabwo muzahagara ku gituro cya nyuma muze kuzuka. Ngani mugire vuba rero. Ugiye ngo se bari bakina mwishe. Buriya nta kindi Satani akangisha, nakwica. Uyu munsi ndashima Imana ko Kristo afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Hari abagiye babigerageza ntabwo byabashobokeye. Kandi rwose nuko bimeze rero. Umurongo wa 19 nuko wandike ibyo ubonye biriho n'ibikurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri n'ububonanye mu kuboko kwanjye kw'iburyo, n'ibyo bitereko by'amatabaza 7. Dore izo nyenyeri 7 nizo bamarika bayo matorero 7, n'ibitereko by'amatabaza 7 n'ibyo matorero 7. Nuko rero rwose abayobozi bo mu Efeso, ba Yohana, ba Petero, ba Pawulo, ba Barinaba, ba Timoteyo n'abandi, aba bari inyenyeri zari ziri mu kuboko kwa Kristo. Ariko izakurikiyeho nyuma zikagenda zikurikiraho, izakurikiyeho tuzagenda tuzibona. Ntabwo zari inyenyeri zikiri mu kuboko kwa Kristo. Niba uyu munsi tukiri mu kuboko kwa Kristo, tubishimire Imana. Igice cya mbere ni aya makuru make twakivugaho. Wavuga sinzi wenda kwari wagize ikibazo turakiganiraho, ariko iminota twihaye ni iyi ngiyi nuko irangiye. Kandi iki gice cyose turashimira Imana ko cyerereza Yesu kikamuvuga, kikongera kwerekana ko nubwo yari yarapfuye ariko ataheze mu gituro. Satani ntacyo atakoze. Satani amaze kubona yishe Yesu, yari yagambiriye ko amwica akazahera mu gituro, akahita hindukira akazungura isi yose, agategeka, agashyiraho amabwiriza ye, agashyiraho guverinoma yiwe. Ndashima Imana ko bitamukundiye. Yesu ntacyo atakoze ngo yice Yesu, ntacyo atakoze ngo amuheze mu gituro. Yamaze kumwica aragenda akorana n'abatambyi, akorana na Pilato, akorana n'abantu bose. Baragenda bafata ikibuye kinini cyane, kinini cyari kiri aho hafi barageneye cyo gupfundikira iyo mva, bagishyiraho. Arangije aragenda asaba Pilato, bazana ubushishi, barahoma neza ibuye n'intuza n'imva, barabifatanya neza, barafatanya. Ariko aravuga ati arabizi cyane, areba kure, aravuga ati bashaka kuzibi bakabikuraho. Arangije aragenda azana abasirikare b'Abasiriya kabuhariwe bazi kurasa 1000, arahabashyira, aravuga ati mva mwicara ahangaha. Bari 100 ngira ngo biriya nibivuga 100 ry'abasirikare. Abasirikare 100 ni bake. Abigishwa bari 12, gusa 100 muri 12 mumba nta 10 nako. Aravuga ati murebe cyane, umuntu wese ufite umubiri uri bwegere imva mu mwice. Arangije nawe ubwo araza arahicara, n'abadayimoni barahicara. Kandi arangije neza yari yamwishe, ntabwo yari yisinzirije. Yesu yari yapfuye neza. Umusirikare w'Umuroma yari yabibonye, atanga ubuhamya, aravuga ati nukuri uyu yari umwana w'Imana. Arangije arahicara ategereje ko birangira gutyo nyine, akajya abona ugutegeka, akajya mu yandi masi, akavuga ati nige mwami, akagiye mu isi yacu. Wavuga ati we nakwica nkuko nishe shobuja, nta jambo twari kwa dusigaranye. Ariko ndashima Imana ko mu gitondo cyo kuwa mbere mu rubungabungo hataracya neza, kiri mu gitondo kare neza, umuseke utaratambika hafi aho muri amasaha namwe murayareba. Marayika ukomeye uzanye ubutumwa, ntekereza ko ari Gaburiyeli wari uzanye ubutumwa hawe n'ijuru na Data wa twese, yaraje. Ibyanditswe ngo uko yegeraga isi niko isi yarushaho kumurikirwa n'ubwiza kandi itangira guhinda umushyitsi. Nuko umuntu wa mbere wamubonye ni Satani.
niwamubonye abona ko byakomeye mbese isi yarimo guhinda nk'iki kintu mwumva kirimo kuririma gutya yarimo guhinda umushyitsi ibituro birimo kumenagurika satani akuramo akarenge baragiye abadayimoni baramukurikira ngo arabaza ati ko muje bigenze gute tubonye ugenda natwe turagenda mu mutima ngo arafite icyifuzo kiba ngo wagupfa none wazagira gute wazapfa pozisiyo barayitaye maze abasirikare b'abaroma dusoma muri Bibiliya ngo bikubita hasi bamera nk'abagize gute nk'abapfuye urwanya icumu urwanya inkota ariko basigarana amahirwe yo kureba ibigira gute ibibera aho ngaho marika bacaho iyo mirambo yari igaramye aho ngaho yicaho aragenda afata ryabuye arikuraho madamu we yanditse amagambo meza cyane mu gitabo cyitwifuze byose ngo yarikuye nk'uko uri akabuye gatoya arangiza ntabwo yagiye kurwana naryo mu gifaransa yanditse ngo komese pureka nk'akabuye gatoya arafatanaga hepfo mu ishyamba arangije ahagarara hejuru y'umunwa w'imva arahamagara ati Yesu umwana w'Imana asohoka sarabushaka iri jwi ryamanukanye ubugingo rigenda ryinjira muri Yesu arabyuka arazuka arangije neza aratunganya imyenda ntabwo ameze nkatwe sigaze bisandaguje mu buriri buriya niyo mpamvu n'abantu bose barwana bakinga mu cyumba nuko biba bikomeye nuko rero arabyuka azinga imwe ayishyira mu misego indi ku mirambizo atera intambwe arazuka arazamuka arangira bati nijye kuzuka n'ubugingo ugeze hano yapfa azagira gute azabaho nuko ikibazo cy'urupfu bagishyize iherezo mu izina rya Yesu uyu munsi satani yaratsinzwe dufite umukiza muzima wazutse ni ukuri kandi ibi yabwiye Yohana mbwa ati usibye no kuzuka mfite imfunguzo z'urupfu buriya rero hano mu gikapu cya gikapu nasenyarira imfunguzo buriya iyo ngende ikingura nta muntu nkingura nta muntu w'umugabo ndora aratozora iwanjye nyine ndakingura ndazifite kuva ku rwo ku marembo rwo ku rugi n'urwo ku cyumba buryamo bindi cyo nkora mpamagara abantu nimushyiremo ingufuri gusa ariko ndaza kuzana ikingura kuzita urufunguzo n'iwanjye nyine ubwo umuntu atagira urufunguzo ndakingura nyine ndakingura nicyo kinyemeza ko ari iwanjye hano nakomanze ko hano ntabwo ari iwanjye naje nomboka ndakomanga mu kinyabupfura ahubwo ntabwo batagira ngo ni umuntu wo mu mutwe w'iterabwoba mbona ngize amahirwe mbona barankinguriye nuko bahagize neza bankinguriye ariko iwanjye ho ndagira nkahita kiramo gutyo nkahita nkingura kwanyumva uko niko Yesu afite iz'urupfu n'izikuzimu ikibabwira nuko n'abantu bose satani yishuhereye kuri Abeli Kristo nagaruka azabazura azahamagara n'ijwi renga ntago azagenda yinginga ngo rwose avuga abasinzire ni muzamuke ubutaka ntibuzongera kubimana buzazamuka bazuke nuko abazutse bahure n'abazima bazabakira bavuga ati dore ya mana yacu twategereje igize gute ariko bagatanga abantu bamaze koza ati mbese iby'urupfu imbaraga z'urupfu zigiye hehe turabizi rwose abantu benshi bagiye bitwa nabi ababisha babakubisa amahiri babataye mu mazi se bazabongeye kwahagarara nkababaje ati mbese kana karengo yongere utumurebe ko noneho tuzutse arajya hehe umva batera intambwe basanganire Yesu mu kirere dorarazana n'ibicuka n'amaso yose azagira gute azamureba wifurije kuzaba uri muri iryo tera uyu munsi nawe hagiye umuntu utakaza ubugingo dore ko ariko igihe cyagiye buriya ntabwo twabonye ko twiga kiriya gice cya karindwi twakigeraho nta nubwo Imana ishaka abantu bapfa gusa irashaka n'abazima abo gusanganira Yesu abantu b'ijana kandi bari muri periyodi yacu bari muri iki gihe cyacu niba ushaka kuba umwe muri abo uzaba urimo kandi niba ushaka gupfa nabwo Imana izabe niba ushaka wumva ufite ubwoba ukumva wapfa izakureka upfe nyine nta kundi byagenda ariko ushatse no kubaho waba uriho rwose uyu munsi Kristo afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu iby'iterabwoba nyine hari abantu bashaka gupfa kubavuga ati ngibi ibintu sinahangana nabyo njye rero ndashaka kureba Yesu agarutse ndashaka kumureba mu gitondo cy'umuzuko ndashaka kumureba ahagarika ibintu ndashaka kureba aba bagabo bigize akarakajye mu gitondo barimo ko bati mudukize amaso yicaye kuri ane ndashaka kubabona babisikana tubisikana tuva mu mavumo no mu bitare tubisikana bo babyinjiramo ndashaka kubabona bataye za burende n'ibimodoka by'intambara na za sharido komba n'imbunda n'irindi terabwoba ryose babitaye ndashaka kubabona bataye amabanki barindaga ngo tutayinjiramo ndashaka kubabona bataye amasoko bagiye kutubuza kwinjiramo ndashaka kubabona barimo bahunga twe turimo kuzamuka tuvuga tuti dore Imana yacu twategereje iraje iyo tendo ndashaka kureba mu gitondo ibona nkubona kandi ndashaka kuribona kuko indi mu 142 ivuga ntaririwe ntapfuye ndashaka kuribona nubwo n'abandi mu kaga nubwo tuzaba twarananutse ndagira ngo mbabwire ko ibi bizaba bitagihari tuzaba tutagihari ariko Imana yacu imva ibyo yishuye 20 ngo izahanagura amarira yose ku maso kandi urupfu no kurera bizagira gute iyo mpamvu tuzarya ku giti cy'ubugingo tukanywa n'amazi
amazi y'iki y'ubugingo. Imana itugerereza muri mugoroba kandi tugerereza mu izina rya Yesu. Uyu munsi kuba tumenye ko Yesu afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, ziko niyo ngenda buragenda mbigenda na buriya ndabigendana nta n'ikibazo mfite, nta n'iki na nijoro niyo ngenda, niyo ndi mu modoka nta kibazo, nzi ko ngenda na data twese afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Umva namwe uyu mugoroba Kristo ndamubaragije kandi aravuga ati cyakora muraho iteka ryose. Nuko rero uyu munsi ndagira ngo yongere tubere Kristo natubere umwami n'umukiza, kandi izi mbaraga z'akabura nkomyi zamuzuye uyu munsi natwe zituzure mu izina rya Yesu. Amen. Kristo ndamubatuye rwose ndamubaraye muri uyu mugoroba abo wanyu, kandi twamaze kwiyumva ubwoba bushire. Bari bafite ubwoba, bari bumvaga ari ibicibwa, dore ko abantu hari umwana w'umukobwa umwe yajyaga agenda abandi bakobwa muri karitsiye bakamubwira ngo asa n'inka, bakora ubukwe ntajya umutumira, nuko bukiye umukobwa umwe aramutumira, aragize nawe ntiyigera ajyayo, ntiyagura imyenda, nta kintu yigeze yitegura. Araje amaze tuko ntakubonye mu bukwe bwa giti, sibona ataha ubukwe bw'abantu kandi bagenda bavuga ngo nsa n'inka. Yari yarishyizemo nawe ko asa n'iki, bari baramubwiye nawe arabyumva rwose. Umunsi dufite abagore barwaye ihungabana kubera abagabo babo babitsemo ubwoba, dufite abana ababyeyi babitsemo ubwoba, dufite abantu bose ku buryo nyine igihe bagenda gutya bahungabana. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire ko icyo ijambo ry'Imana ritubwiye ntabwo ritubwiye ko dukwiye kugenda duhungabana, ahubwo ritubwiye ko turi abami n'abatambyi, kandi ko Kristo utuyoboye afite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. N'uwo mbaragije muri uyu mugoroba kandi amubatuye mu izina rya Yesu. Hari umwanya turaza kureba ya ndirimbo y'Ijana na 42 udahari, umuyobozi wa gahunda aratubwira icyo gukora. Reka tube turagara icyangaha, ni intangiriro y'igice cya mbere twigaga, bindi tuzabinyuramo twihuta cyane, kandi nimugira ikibazo mujye mubaza ntacyo bitwaye. Turi mu mwanya wo kwiga, turashaka kubisobanukirwa, ntabwo dushaka kugira ngo gusa bibe bya bintu abantu bumva bihinda nk'inkuba bihita nk'amateka. Oya, nuwagira ikibazo yacyumva, kandi nuwakibaza twacyakira, nuwakwitegura kudufasha akavuga ati nanjye mfite umwanya, reka tujyane muri iki gitabo cy'ibyeshuri dushyire ukuri ahagaragara, aratumiwe nawe ahawe ikaze. Kandi Imana tugire neza, iduhe umugisha kuba mwitabiriye amateraniro no kuba n'abo bantu baduhaye ikaze nabo babishimire, kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Reka dusoze iteraniro ryacu ry'uyu mugoroba n'indirimbo batubwiye 182. Nituyisoza Viateri aregera imbere ho gatoya adusengere, niturangira duhana uko tuzabigenza umunsi w'ejo, noneho tujye kuruhuka. Murakoze. Mirongo ine na kane tuzirimbye ari ebyiri, hari icyo byadutwara se? Okay, ngaho duhagaze rero. Umunsi w'ihumure uregereje, Yesu azazaho, nibwo azajyana bana be bizeye bigira iwabo. Umuseke utangiye gutambika weyuye umwijima, umuseke utangiye gutambika bugiye gucya. Ubutumwa bwiza nibuhetura iyi si yacu, umwami azashoka aza bidatinze atujyaniwe. Umuseke utangiye gutambika weyuye umwijima, umuseke utangiye gutambika bugiye gucya. Nazashagawe n'abamarayika bataba
ibyo nkora nkiriwaho bizarangirira ubwo kudapfa kuzakura gupfa nimara gukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanyakira n'ibyishimo nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye nzanezerwa mbonye uburanga bwe buhebuje n'amaso yake yarabagirana nzajya musingiza mpimbawe n'urukundo rwe ko yambonereje aheza mu ijuru nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye ntabwo mpunga badusezeyeho bajya kure ubwo twatandukaniye ku cyambu nitujya mu ijuru nta kiza dutandukanya cyane ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjyana mu mudugudu utaba mu ishavu niho nzambarira imyambaro yera nzaririmbana n'abera indirimbo ya mose cyane ndifuza kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere ye nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye Mana igira neza muremyi wa byose ufite urukundo n'umutima w'urukundo atari uwo wihangamo ahubwo ariko umeze uwaturemye uwategetse byose bikabaho mu minsi 5 ku munsi wa gatandatu akaturema uwa karindwi akawuduhaho ikiruhuko turagupfukamiye izina ryawe nirihabwa icyubahiro amen twebwe abo wabanje kuremera isi n'ibintu byo kudutunga n'ibyo gutegeka ukaduha ubutware nubwo twaje guteshuka tukabuha satani ariko turagushimira iyo neza n'urukundo rw'ibyo bintu wadukoreye ubihererwa icyubahiro Mana yacu amen turashima umwami wacu Yesu Kristo waje kugira ngo adusubize ubutware twari twanyazwe twari twafashe tukabuha satani kugira ngo abudusubize icyubahiro n'ikibiki amen wari waduhaye isi kugira ngo tuyibeho kandi ibiri ku isi tubitegeke
ariko tumaze guteshuka inzira yawe iby'isi ntabwo byabaye ibyo ku isi bikitwumvira, ariko mwami wacu kandi Mana yacu turagushimira yuko igihe wateganyije iby'isi bizongera bigasubira kuri gahunda nk'uko wabiremye, ndetse ukongera kubiduha tukazongera tukabiyobora nk'uko wari warabiteganyije. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Amen. Wateganyije ikiruhuko cy'isabato kugira ngo umuntu aruhuke, yibuke yuko uri umuremyi we, yibuke yuko uri Imana. None Mana yacu, abo ku isi barwanyije icyo kiruhuko, barashaka kwimika undi munsi w'undi mwami ari we Satani, barashaka kwimika umunsi we. Twebwe rero tuzamuye idarapo ryawe Mana yacu, twerereza umunsi waduhayeho ikiruhuko wo kukwibuka. Uyu munsi twibutse ko ari we muremyi wacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Twaje imbere yawe mubyeyi mwiza, ariko nubwo twaje ntabwo dutunganye. Turakwinginze ngo uyu munsi wawe nk'uko wawejeje ukawutunganya ukawuha umugisha, ariko natwe twezaho ibyaha byacu uduha umugisha wawe. Amen. Kugira ngo uko twiyumvaga mu yindi minsi nuko turi bwiyumve muri uyu munsi habe harimo itandukaniro. Amen. Kugira ngo twongere kumva uburyohe bw'isabato kandi twumve uburyohe bw'ijuru. Amen. Kuko mubyeyi mwiza tuzi yuko no mu ijuru isabato yawe bayiruhuka. Turakwinginze kuko tuzi ko n'aya mategeko ari fotokopi yayo mu ijuru. Turakwinginze ngo abo mu ijuru baruhukane natwe. Amen. Inkomyi dufite mu mitima yacu cyangwa mu mibereho yacu, mubyeyi mwiza twiyemeje kuzikuraho, uduha imbaraga zo kubishobora. Amen. Ibyo ubona ari twebwe twabikuraho, uduha imbaraga mubyeyi wacu. Kandi ibyo ubona ari we wabidukuriraho, ubidukurireho Mana yacu. Amen. None rero Mana yacu, ubwo tugusabye imbabazi kandi ukaba uri umubyeyi ukabuzitanga, twiringiye yuko uziduhaye kandi tugiye kugendana nawe. Amen. Reka Mwuka Wera duhugure kandi atwigishe ku byo tugiye kwiga byo mu byahishuwe. Igitabo cyarabumbwe kuri Daniyeli, bigeze kuri Yohana kirabumburwa kugira ngo ubusobanuro buboneke, kandi rwose bwabumburiwe twebwe. Turakwinginze ngo Mana yacu uduhe kubigenderamo. Amen. Reka bye kuba amagambo, kuko ubwami bwo mu ijuru atari ubw'amagambo. Mubyeyi mwiza ndakwinginze ngo bimibereho yacu. Hari ubwo tubyifuza ariko bikanga gusohora mu mitima yacu. Turagusaba intsinzi mubyeyi wacu. Kugira ngo nitunesha izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mbese ubwoko bwawe bukozwe n'isoni byaba bimaze iki? Abisi bakavuga ngo dore babandi. Hari ubwo iyo tuguye mu kintu babandi nawe murabazi, abafarisayo n'abandi bantu ubwo batese barako ntacyo batubarusha, ntacyo baturusha. Turakwinginze rero ngo duhe kugenda nk'uko intumwa zawe zagenda. Itorero ryawe wishimira gukishimira imico yayo. Turakwinginze ngo iyo mico uyiturememo Mana yacu. Amen. Uko turaha icyatuzanye no kugira ngo wongere tureme bushyashya. Turakwinginze ngo tureme Mana yacu. Ariko natwe ibyo twibonaho bidakwiriye, umutima wacu ubuza amahwemo nitwe tubikwisabiye kugira ngo tubikureho maze icyubahiro kibi cyawe. Amen. Mubyeyi wacu rero dusabiye umugisha ababigisha bagiye kwigisha iri jambo kandi bazakomeza kuryigisha. Turakwinginze ngo azaba ari we wivugira. Amen. Kandi wavuze yuko iyo umwigisha agiye kuvuga marayika bahari kugira ngo yumvikanishe ibyo uwo mwigisha avuze, kuko ibyo abavuga bitari ibye ahubwo ari ibyawe. Ndakwinginze ngo Mana yacu iri jambo rizarusheho kumvikana mu mitima yacu. Giye kuzaba nka bya bindi by'urugi rwizengurutsa ku mapata ngo tubifate nka bya bindi twakomeje kumva, ahubwo Mana yacu bizagira icyo bihindura mu mitima yacu. Ari twebwe tubyumvise ubona bazabyumva ikindi gihe, turagusabye tukwinginga ngo twese bizatugirira umumaro. Kandi ari ababivuga ari n'ababyumva twese tukugirireho umugisha. Amen. Ngaho rero ugiye kugenda wese ugendane nawe. Niba tukiri hano bishimye nabwo umugisha wawe udusesekareho. Amen. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Amen. Kandi ijambo ryawe urigeze ku bantu barikeneye bose bumva bakwiriye kuribona. Kandi n'abatarisobanukiwe uri basobanurira Mana yacu. Ntabwo twibagiwe abo mu bihugu bimwe iyobokamana ritemewe, rifite ukuntu rijyayo rihishe, kandi abemere kurijyanayo muri ubwo buryo buhishe
ni abamaze kuyoba bamaze guta inzira. Ibyo babashyira ni ibyataye umurongo. Turakwinginze ngo bashakire ubundi buryo Mana yacu. Amen. Kandi ni ubona hari ukuntu kundi byagenda kugira ngo bagire ikindi bunguka, ubikore Mana yacu. Wavuze ko iyo tugusabye ibintu ubiduha rwose. Kandi natwe turabahamya kuko hari byinshi twagusabye urabikora. N'ubu tugushimiye yuko ugiye kumva gusenga kwacu ukaba ugiye kuduha ibyo tugusabye. Ngaho amahoro utanga n'ibyo ubona byaguhesha icyubahiro natwe bikaduhesha ubugingo. Turasaba ngo aho tutagejeje Mwuka Wera ahatugereze adusabye, maze iri sengesho rizamurwe rigezwe mu buturo bwera, maze rishyirweho umubavu wawe, rishyirwe ku gicaniro, maze rihumurire Uwiteka, maze yemere kuduha ibyo tumusabye, ko tubimusabye tumwinginga mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen. Y'umugisha mu mutima gushima migezi dakama myiza tugusingize cyane unyigishe kukuramya iteka kandi menye ubwiza bwawe kwiringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo shyiraho icyibutso cyanjye niho ngeze ku bwawe nizeye yuko uzanjyana ngeri iwawe amahoro Yesu yanaruye nazimiye nari ndi kure y'Imana ashaka kunkiza urupfu yatanze ubugingo bwe ndi mu bwishyu bwawe mwami bw'imbabazi ungiriye nyigiza bugufi bwawe menya urukundo rwawe ngoswe n'ibingerageza byinshi ngo ndeke iyo Mana nkunda akira uyu mutima wanjye undinde nkire rwose akira uyu mutima wanjye undinde nkire rwose. Amen. Yesu ashimwe. Imana iradufashije muri hangana dushoreje dukererewe ariko muratubabarira dukereho gakeya ntekereza ko mwari musoza kareho gatoya. Reka rero dutanga amatangazo makeya. Umuntu mujye tumwubaha ahantu duteranira. Ejo umuntu wese uzaza mu materaniro azaverifire telefone ye mbere yo kwinjira hano, sibyo? Kugira ngo hatazagira umuntu ubura umugisha uzatangirwa hano bitewe na telefone. Uzabanza uyiverifiye urebe kuri muri mode itari butesha abantu umutwe. Ikindi abantu mufite abana ntabwo ari ukubibasira ariko uzabe vigira n'umwana wazanye. Hari ubwo umuntu aba ari kubwiriza cyangwa umuntu ari kumva ikintu runaka mu nseko tumwe gusenga bakubise urugi ariko umubwiriza no kubwiriza abana bagiye batanga utumenyetso tugaragaza ko abantu bashobora kugira ikibazo. Numva umwana ari gusakuza hano yakunaniye uzasohoka umwerekerane hariya bari bo bumvira, sibyo? Kugira ngo bizagende neza. Ikindi rero umuntu wese ategura umutima, ntabwo tuzi ko iki bihe tuzongera kubibona. Ndi umwe mu bantu bizera ko turi mu bihe bya nyuma. Ntabwo nzi impamvu itumye inyamaswa
isa imeze nk'isinziriye ariko ahantu iravumbukira icyo nzi kiraza kuvumbukana abantu. Hari inzoka yitwa uruziramire, iyo igiye gutega ikintu ni inzoka iba ari nini, iragenda ikabanza ikizingazinga ikagishyiramo hagati, ubundi igacira ibicandwe bifatira ikabicira hafi y'umurizo, ubundi yarangiza yajya kugukanga ikabanza igatitiza cya gihimba, wowe ukiruka ubonye hariya hatitira wagaruka hano igatitiza hano, ukiruka ugira ngo hariya niho iri, igasiga umunwa ahantu hamwe ko nihanyeganyeza, ukiruka ujya ahandi hatari kunyeganyega. Hari ubwo bita bigenda gute? Ntabwo rero tuzi neza iyo nzoka turi kuvuga turayizi mu byahishuwe, niyo ya nzoka yitwa umwanzi na satani, ari niyo yobyo aba ari mu isi. Ntabwo tuzahana nibuvumbukire, nimba ari mu kwa 9 nimba ari mu kwa 10, tuzi ko nuko yenda kuvumbuka kandi iravumbukana abantu benshi batitegura. Rero aya materaniro azatubera amateraniro yo kwitegura mu izina rya Yesu. Naha mu gitondo se turatangira ryari? Ni mumbwire dutangire ryari? Musanzwe umenyeye gutangira gahunda ryari? Abemera 2:30 ni bashyire hejuru turebe. Kandi gukererwa mu materaniro mwibuke ko ari icyaha. Ikindi turasaba imbabazi z'aya mafoto, ntabwo twari tuzi ko turajya kuri ntuzari aha twabyibagiwe, kandi ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera. Muri hangana kuva mwabibonye, ntabwo ijambo ubutumwa bwatoranijwe, haba ubutumwa ku basore bivuga ko amafoto adakwiye kumanikwa mu nzu z'abategereje kugaruka kwa Kristo, kwiye gushyirwaho abantu batareba, ahubwo hakamanikwa ibitabo abantu barasomamo bakiga iby'urukundo rw'Imana. Ko murakihanganiye, ariko kosa nk'iri rigomba kuvuga public, sibyo? Kandi ndumva nta kibazo. Nitsanga dutangire 2:30 ababyemera mugire gutyo turebe. Indi saa twatangira ni ryari? 3 zuzuye. Abavuga 3 zuzuye ni bakire hejuru turebe. Ubwo se abavuga saa 4 bakire hejuru turebe. Numvaga twatangira 2:00. Abavuga 2:00 tubonye amasaha 3, 2:30 saa 3, ngaho reka dore kuri 2:00. Ni bande bavuga bati 2:00 turarwanya dukora iyo bwabo, aba 2:00 mushyire hejuru. Umwe aba 2:30, babiri aba 3:00, umwe. Ubwo rero dushyize 2:30, sibyo? 2:30 ubwo ngubwo umuntu wese agerageze atandukanye ahantu n'ahandi hantu. 2:30 turadutangiye. Uwiteka abahiriye abaho umugisha, abamurikishirize mu maso hera mu izina rya Yesu. Amen.
Mama cocktail deh. Mira o calçado. Bravo neza. Yego. Ese shiri. Bwana bwacu. Ese shiri. Amahoro se. Okay. Oh ya. Aí, amor. Enquanto comer. Vanilla telefone. Nessa. Thank you.